Iki ni ikibazo abanyeshuri bamaranye iminsi ku banyeshuri bagize amanota ari munsi ya 50, dore yuko hano kuri YouTube hari abantu baheruka gutangaza yuko ngo hari amahirwe ya kabiri ku banyeshuri babonye amanota ari munsi ya 50, ariko ngende kuri message umunyeshuri yanyandikiye ambaza ati ese kuki mwatubeshye koko mwari mwaravuze ngo wowe na bagenzi banyu ko NESA igiye gutanga amahirwe ya kabiri ku banyeshuri basibiye bafite amanota 40 kuzamura yuko bagiye kubaha amahirwe ya kabiri. Byarangiye gute ko mwatwihoreye ahubwo mukaba muri kuvugira abandi mukatureka kandi ari mwe mwadushyizemo icyizere, kuki mwatubeshye? Iyi ni ubutumwa yanyandikiye kuri video nakoze hano kuri YouTube, ariko ngewe nje gushyiraho umucyo. Icy'ingenzi cyo ntago aya makuru twatangaje kuri iyo channel. Ni ingenzi cyane rero kumenya channel dukurikira kandi zitanga amakuru yizewe nko kuri iyi channel y'ikizamini, ariko ngewe nk'uko ibyo bintu nakomeje mbirwanya, ni amahirwe ya kabiri ku bantu babonye amanota munsi ya 50 ahari. Nayo kuko Minisitiri w'Uburezi niwe yabyivugiye neza, avuga yuko abagize amanota munsi ya 50 bagomba kwihangana bakajya gusubira ku kigo bizeho bakongera bagakosora amakosa bakoze kugira ngo babone amanota ari hejuru ya 50. Rero nje gushyiraho umucyo ku banyeshuri nyine hari abantu baza no kuri YouTube baje kwirebera no kwirebera views gusa kugira ngo babashe gukura ibitekerezo by'abanyeshuri, ariko icy'ingenzi ugomba kumenya ukuri nuko Minisitiri w'Uburezi we yavuze yuko nta mahirwe ya kabiri ahari. Hanyuma rero niba uri umunyeshuri ukaba ushaka kujya gusibira, tangira witegure hakiri kare. Abo rero bavuze yuko hari amahirwe ya kabiri, abo ngabo ntago mbazi kuko ibyo bintu nahoze mbirwanya, nabo twaheraga muri WhatsApp group nawe babwiraga yuko iby'amahirwe ya kabiri ntabihari. Tugomba gufokasinga kuri future no kureba imyanzuro yagiye ifatwa na NESA ndetse na Minisiteri y'Uburezi. Hanyuma rero kuri uyu munyeshuri witwa Denise, ngira ngo urasubijwe cyane kuri iki kibazo cyiza wari wabajije uvuga ati ise ko mwatubeshye byagenze bite. Hanyuma rero ikintu ugomba gukora, niba wenda hari umunyeshuri uzi wagize amanota wenda atari meza, ni ugusubirayo cyangwa agafata iyindi myanzuro mu buzima. Hanyuma rero abo ngabo bo mujye mubihorera, ikintu ugomba gukurikira ni kuri iyi channel kandi wagira ikibazo ukatubaza. Hanyuma rero ku banyeshuri rero mufite ibibazo bigiye bitandukanye, mukaba mushaka wenda kubyaza umusaruro aho muri wenda udashingiye kuri condition wenda urimo kuba warabuze amanota, muri comment aho hasi ndaza gushyiramo link ya channel nshya turimo turafungura kugira ngo uze kugeraho kandi subscribe kujya ujyana natwe mu bintu byagutuma utera imbere ukabyaza umusaruro ibitekerezo byawe, ndetse tugafatanya kugira ngo ubumenyi buke dufite tubuhero tubyaza umusaruro iyi si yacu yihuta ku muvuduko wihuta cyane. Hanyuma rero uze kuboneka muri comment urebe iyo link, urahita uyikandaho, ndayipininga muri comment, ugende ukande subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ayo makuru ku biganiro tuzajya tugenda tubagezaho kuri iyo channel. Hanyuma rero kongera ngo murasubijwe ku banyeshuri bavuga ati hari ababeshya pe hano kuri YouTube, hari abantu babeshya bishakira views bakavuga ati noneho kuko hari abanyeshuri benshi basibiye babuze amanota reka dukure ibitekerezo byabo. Ukuri rero nuko nta mahirwe ya kabiri nkuko hari abantu bagiye babivuga kuri YouTube, ariko ibyo ngibyo byo nago bibaho, izo ni fake news. Hanyuma rero ngende Callixte Mutabazi mukomeze kubana kuri channel nk'ibisanzwe. Nugira ikibazo ujye unyarukira kuri WhatsApp group umbaze muri comment, ndaza gupiningamo iyo link yo YouTube channel nshya, hanyuma ndaza gupiningamo na link ya WhatsApp kugira ngo ujye utubaza ikibazo ugira ubarize hano, apana kujya kubariza ahandi. Ndabashimiye cyane, reka rero tuze guhura mu kanya tureba izindi video zigiye zitandukanye.